Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezaho inkuru ndetse n'amakuru n'ibiganiro byose bigiye bitandukanye biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo ibwota amasimbi. Ni amakuru ndetse n'inkuru biba byizewe, biba bitari ivumbi, biba bigisohoka nonaha, biba bigezweho, biba byizewe, dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Nk'uko twabibabwiye, ni ibinyamakuru biba byizewe nk'igihe.com, Kigali Today, Mama Rwagasabo n'ibindi binyamakuru byinshi mugiye muzi bigiye bitandukanye byizewe cyane. Rero twihuse, ni inkuru tuje kubagezaho, ni inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje, inkuru itari nziza, aho tugiye kugaruka ku mpanuka yabaye ku munsi w'ejo, yabereye hariya mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, aho ari gare nini cyane cyangwa se ari gare mpuzamahanga, kuko ariyo gare ihurirwamo n'abantu benshi hano mu gihugu cyacu, bavuye mu ntara ndetse n'ahandi hantu hose haba hatandukanye, bakaza guhuriramo hariya muri gare ya Nyabugogo, baba bafite ingendo zigiye zitandukanye. Rero twihuse, ni impanuka ivuga ko yabereye hariya muri gare ya Nyabugogo, aho ari imodoka nini cyane, imodoka nini isanzwe n'ubundi ikorera hariya mu mujyi wa Kigali, itwara abagenzi, aho yaje kuba yagonga urukuta rw'inyubako muri zimwe zikatirwamo amatike. Urukuta rukaba rwaje kugwa rukagwiramo abantu baba barimo imbere, hakaba hari abantu benshi baje gukomereka, ndetse n'abandi benshi baje kuba bakwitaba Imana. Ariko ibinyamakuru cyangwa se ubutabera n'inzego z'umutekano, nta bantu cyangwa se nta mubare nyirizina bari batangaje, umubare nyawo wemeza abantu baje kuba bakwitaba Imana ndetse n'abandi baje kuba bakomerekeramo. Ariko ni inkuru ubu ngubu iri gusohoka, ni inkuru aho bari kuvuga bamwe mu bari muri iriya nyubako yaje kugwa, bakaba baje kuba bakwitabiramo Imana. Nk'uko mwabonye rero kuri cover y'iyi video, nk'uko mwabonye cyangwa se nk'uko mubibona muri screen zanyu, ni inkuru aho ari abazungu batatu baje kuba bakwitaba Imana. Ari inkuru iri kuvuga ko nabo baba bari muri iriya nyubako yaje kuba yaridukwa bitewe n'impanuka yabereye hariya. Rero ni inkuru yaje gutangazwa n'inzego z'umutekano, ni inkuru yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Rero aba akaba ari abazungu batatu baje kuba bakwitaba Imana bitewe n'impanuka yabereye hariya Nyabugogo, nk'uko turi kubibabwira. Kandi aho bikomeza kuvuga ko iyo nyubako yaje kuba yariduka, ari inyubako ikoramo sosiyete yitwa Zebrani, abenshi murayizi. Ni sosiyete itwara abagenzi, ikunze gukorera cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ndetse ikagera no mu ntara zimwe na zimwe. Rero akaba ariyo mpanuka yaje kuba yaba hariya muri gare ya Nyabugogo, akaba ariyo nkuru ikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, akaba ari inkuru iteye agahinda, aho hari abantu benshi bagiye babigarukaho, ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bivuga kuri iyi mpanuka, ndetse n'inzego z'umutekano zikaba zahise zagera ku munsi w'ejo kugira ngo zikomeze gukurikirana by'umwihariko ku byerekeye impanuka, ku mpamvu nyamukuru yaba yateje iyi mpanuka, ariko nta kiratangazwa. Wowe icyo tugusaba rero ni ukugira ngo ugume online kandi ukande subscribe kugira ngo utagenda uracikwa n'izindi nkuru zigiye zitandukanye turibuze kugenda tubagezaho ziragenda zivugwa by'umwihariko kuri iyi mpanuka. Rero inkuru yari ikivugwa cyangwa se inkuru twashatse ko tubagezaho aka kanya, nk'uko tumaze kubabwira, n'aba bazungu batatu biri kuvuga ko nabo bari muri iyo nyubako, nabo bakaba baje kuba bahasiga ubuzima, ndetse nta nubwo aribo gusa baba barimo, hari n'abandi benshi cyane babakirimo, turaza kugenda tubabwira by'umwihariko cyangwa se umubare nyirizina w'abantu baje kuba kwitaba Imana baba bari muri iriya nyubako, ndetse n'abandi bagiye bakomerekeramo. Izo zose ni inkuru turi bugende tubagezaho, ni inkuru turi bugende tubabwira, kandi tugushimira cyane wowe twabanye, ndetse nawe uri mushya kuri uyu muyoboro, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.